mfite ubumuga mfite ariko ndabufite bw'imisemburo, ariko iby'intoki bwo kwandika ndabibashije. Mfite ingamba y'uko turi kumwe na Rama Family, aho tuganira ku buzima, imibereho myiza n'ibibazo byihariye bibaho ku bantu batandukanye. Uyu munsi turivuge ku kibazo gitangaje. Umwana w'imyaka 17 ugaragara nk'ufite imyaka 8. Ese ni ikibazo cya maji? Oya. Reka dusobanure neza impamvu ziri inyuma y'ibi. Ikaze. Twaniganza Honorine wo mu karere ka Nyanza, umurenge wa Bushoro, akagari ka Masangano, niga senior 3, ngiye gukora ikizami cya NESA. Uwo mwana mumaze kumva yitwa Honorine, kandi mwumvise ko rwose azi kwisobanura. Biragaragara ko ibyo avuga ari umuntu mukuru, kandi yababwiye naho yiga ko ageze mu wa 3 segonderi, yitegura gukora n'ikizami cya leta. Reka rero dusobanukirwe n'iki kibazo cyo gutinda gukura ugereranije n'imyaka yawe. Muri iki kiganiro ngiye kukubwira impamvu ibi bintu bishobora kubaho. Nucyumva ukakirangiza, uraza kumenya icyo gukora igihe waba ubona umwana wawe atangiye kugaragaza ibimenyetso nk'ibi ngibi, ukaba wamwegereza abaganga bakagira icyo bakora bikiri mu maguru mashya. Reka duhere ku bisobanuro bya biology cyangwa se imiterere y'umuntu uko aba aremwe. Ibi ni ibintu biba kandi bimenyerwa mu buzima bwa muntu. Bivuga ngo si ubwa mbere bibayeho, ntabwo uyu mwana Honorine ari we wa mbere. Hari n'abandi benshi ubuzi ariko utazi ko bafite kiriya kibazo. Hari byinshi bishobora gutera umwana kutakura nk'abandi. Icya mbere ni imisemburo y'ubwenge, ariyo twita hormone de croissance. Abafite ubumuga baba bafite ikibazo nyine, hari ababa bafite ubumuga bw'intoki batashokana, ariko ngewe ikibazo mfite ndebye abona nta. Umubiri wacu ukoresha umusemburo witwa hormone de croissance kugira ngo dukure neza. Iyo uyu musemburo udakora uko bikwiye, umuntu ashobora kuguma ku rugero rw'umwana, haba ku mubiri ndetse no ku isura. Ugasanga umuntu afite imyaka myinshi, ntiyigeze azamuka ngo akure, ariko n'isura ye ntisaze ngo ugaragaze ko ari umuntu wakuriye imbere mu ruhu. Oya, ukabona haba igihagararo haba n'isura uyu muntu ntakure. Icya kabiri ni ibibazo by'imikorere y'impyiko n'utundi turemangingo. Hari igihe impyiko cyangwa hypothalamus, ubwonko bugena umusemburo niko bwitwa hypothalamus, hari igihe bidakora neza, bigatuma umwana adatangira cyangwa akagabanya gukura uko yakabaye agomba gukura. Birumvikana umwana ntakure uko bikwiye. Noneho impamvu ya gatatu umwana ashobora kudakura ni indwara yitwa syndrome de retard de croissance, indwara yo gutinda gukura. Hari abana bagira ibibazo bitagaragara hakiri kare, ariko bikagaragazwa n'uko imyaka y'ubwenge, ariyo twakwita age biologique, iri inyuma cyane y'imyaka y'amavuko, ariyo twakwita age chronologique. Muri make, imyaka ye y'ubukure ugereranyije n'inyuma ku gihagararo ikaba itandukanye n'imyaka mu mibare yakabaye afite. Iyi ndwara rero nyine ibi biba byatewe n'indwara bita syndrome de retard de croissance. Noneho aha hari ku gice cya mbere tureba ibisobanuro bya biology wenda, ariko noneho reka tujye ku gice cya kabiri turebe impamvu zituruka ku miterere cyangwa imiterere y'uturemangingo. Ikintu cya mbere ahangaha ku bijyanye n'uturemangingo harazamo ikintu twakwita genetique. Gene ni ukuvuga ko ibi bintu biba bituruka mu masano. Haba mu muryango wabo ushobora kuba ufite ikibazo kidasanzwe ugaragaza cyo gukura buhoro, cyangwa se haba ku babyeyi be.
Ibi nibyo bita nyine nibyo twakwita ko ari ikibazo genetike. Icya kabiri ni indwara ya syndrome de Russell Silver. Aha ni uburwayi bufata abana bamwe batuma bakura gahoro gahoro cyane. Akenshi bifatwa nk'ikibazo cy'uturemangingo twihariye. Noneho indi mpamvu ya gatatu ni imirire mibi, malnutrition. Iyo umwana atarya indyo yuzuye igihe kirekire, agatinda rwose muri malnutrition, umubiri we ushobora kugabanya uburyo ukoresha imisemburo yo gukura, umwana akagenda akura buhoro buhoro cyane, ukabona birakabije. Nabyo ari ukubera malnutrition, imirire mibi cyangwa se indyo itaboneye. Noneho igice cya gatatu aha ngaha twavuga ni ikijyanye no kuba twaha inama ababyeyi ndetse n'abarezi. Mubyeyi wowe nkurikiye, birashoboka ko nawe ibi atari ubwa mbere ubibonye, cyangwa ukaba ufite umwana nawe ubona adakura nk'uko bikwiriye. Wabona umwana akura buhoro buhoro yironderereza, rimwe na rimwe hari n'ababona ari byiza, bakavuga bati uyu ntabwo azasaza vuba, arironderereza, ntabwo imyaka ye ijyanye n'igihagararo cye. Hari n'ababyeyi babona ari byiza bakabona nta kibazo. Wenda buri wese yabifata uko abyumva, ariko nyine aba ari ikibazo. Umwana yagombye gukura bijyanye n'imyaka ye. Ikintu cya mbere rero nk'inama twagira ababyeyi hano kuri Rama Family cyangwa se n'abarezi, ni ugusuzumisha umwana kare. Iyo ubonye ko umwana wawe adakura nk'abandi, ujye umujyana kwa muganga. Bashobora kumupima imisemburo ya hormone de croissance cyangwa se ibipimo bya thyroïde, bakareba niba hari icyakorwa hakiri kare. Indi nama ya kabiri ni indyo yuzuye. Menya ibyo umwana wawe akeneye mu biryo. Akeneye poroteyine zihe, ibinyampeke, imboga, imbuto ndetse n'ibiryo bikungahaye kuri calcium na vitamine D. Aha ngaha ndakurangira ko ibi biganiro nabikozeho bihagije, nubishaka uzarebe mu biganiro byanjye, uzabibona aho uzabona kuri buri bwoko bwa vitamine, ukamenya ngo ba mu buhe bwoko bw'ibiryo, ukamenya ngo vitamine B uzayikura mu bihe biryo, ukazamenya ngo iyo ubuze vitamine iyi n'iyi ibibazo ugira ni ibihe. Uzabirebe mu biganiro byatambutse. Indi nama ya gatatu ni inkunga y'amarangamutima, aricyo twakwita accompagnement psychologique. Abana nk'aba baba bagize ikibazo cyo gukura bitajyanye n'imyaka yabo, bakenera kwitabwaho cyane cyane mu mitekerereze. Baba bumva batandukanye n'abandi, kandi bashobora no guhezwa rimwe na rimwe, abandi bakabasuzugura babona batarakuze nk'uko bikwiye, cyangwa babona sinzi ukuntu bameze. Ni ngombwa ko bigishwa gukunda uko bari no kugira icyizere, bakigirira icyizere nk'uko mwabonye uriya mwana Honorine yifitiye icyizere mu kuvuga, ndetse ubona ko rwose yiyakiriye, yumva ari umwana uzagera kure nubwo bwose biriya byamubayeho. Mubyeyi, niba ufite umwana ugaragaza ibi bimenyetso, ntutinye gusaba ubufasha bwa muganga. Hari byinshi bishobora gukosorwa kare. Ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka, kandi ntitwibagirwe ko buri mwana afite umwihariko we. Ibiganiro nk'ibi nta handi wabisanga, ni kuri Rama Family. Nizere ko utakora ikosa ryo kugenda udakoze subscribe no gusangiza abandi ibi biganiro. Urakoze.